yabajije papa we ati se papa nta nshuti ugira? Papa we amufata ukuboko agenda amubwira abaganira. Papa we aramubaza ati kubera iki? Umwana abwira papa we ati muri birthday yanjye nabonye nta nshuti ugira, ahubwo izari zihari nizo mama yari yatumiye. Papa we aramubwira ati ndashaka ko uyu mwaka usoza usobanukiwe inshuti icyo ari cyo. Hari inshuti eshatu. Hari inshuti zigukunda kuko hari icyo zigukuraho, hari n'izo ukunda kuko nawe hari icyo uzikuraho. Hari n'izindi nshuti mubana kuko hari icyo zikumariye, nawe hakaba hari n'izo ubana nazo hari icyo uzimariye. Uyu mwaka rero dusoze dusobanukiwe inshuti nkeya n'inshuti nyinshi. Ushungure, niba ufite inshuti nyinshi, ushungure urebe neza inshuti nyinshi zikumariye iki. Izo mubana ari uko hari icyo uzikuraho uzigabanye, n'izo mubana ari uko hari icyo zigukuraho uzigabanye, usigarane inshuti mubana kuko hari icyo uzikumariye. Ni ukuvuga ko sobanukirwa neza, hari inshuti mubana kuko hari icyo zikumariye, hakaba hari n'izo mubana kuko hari icyo uzimariye. Hari inshuti mubana kuko hari icyo uzikuraho, hakaba hari n'inshuti mubana kuko hari icyo zigukuraho. Gabanya inshuti mubana kuko hari icyo zigukuraho, n'izo mubana kuko hari icyo uzikuraho, usigarane izo mubana kuko hari icyo zikumariye, n'izo mubana kuko hari icyo uzimariye, maze utangire umwaka mushya ufite inshuti nkeya zigize icyo zikumariye, nawe hari icyo uzimariye. Dusobanukirwe icyo inshuti zitumariye mu buzima bwa buri munsi.